Jesus! Don't be afraid. Only believe and she will be well. Umwite Yesu cyangwa Yesu bijyanye no kwemera kwawe. Gusa benshi bemeza ko Yesu Kristo w'i Nazareti ari umuntu w'ingenzi mu mateka y'isi kandi afite umwanya ukomeye mu myemerere ya Gikristo. Gusa ko yabayeho mu kinyejana cya mbere bituma nta muntu wariho muri iyo myaka ugihari. Bigatuma gusoma amateka ye ngo yasobanukirwe neza bigorana. Ibyo ni byateye umugabo w'Umudage Frank Joseph Levy gukora byinshi byavugwaga kuri Yesu mu nyandiko akabishyira mu mashusho. Kagaragaza Yesu mu buryo buhamye, agaragaza umuntu, urukundo n'ubutumwa bye mu buryo bworoshye kandi buhamye. Kandi ko intego nyamukuru ko ari ugufasha abantu kumva neza ubutumwa bwa Yesu Kristo no kumenya imiterere y'ubuzima bwe n'ibyo yanyuzemo. Gusa n'ubwo uyu mwanditsi w'iyi filime ahamya ko bayikinnye bagamije kwerekana ubuzima Yesu Kristo w'i Nazareti yanyuzemo, abenshi mu batuye isi ko babifata. Gusa umwe mu bakinnye iyo filime ari Yesu bamufata nka Yesu nyakuri, aho usanga bamwe ishusho ye barayimanitse mu nsengero, mu mazu yabo, ku mikufi, mu mamodoka ndetse n'ahandi. Muri urwo rwego twabateguriye byinshi kuri Robert Powell wakinnye muri filime Jesus of Nazareth cyangwa se Yesu w'i Nazareti, aho yakinnye ari we Yesu. Ndabasuje mwese twari muri iki kiganiro tugiye kukibagezaho n'umubyeyi Dina nk'ibisanzwe. Robert Powell ni umukinnyi w'ikinamico akaba n'umukinnyi wa filime w'Ubwongereza wamenyekanye cyane kubera gukina uruhare rwa Yesu muri filime yitwa Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth yakozwe mu 1977 na Frank Joseph Levy. Kuba yarakinnye Yesu neza muri iyo filime byatumye agira izina rikomeye, ndetse abantu benshi bagatangazwa n'ukuntu yagaragaye asa n'uko Yesu asobanura mu mitekerereze ya benshi. Robert Powell yavukiye mu mujyi wa Salford mu Bwongereza ku ya mbere Kamena mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na kane. Powell yatangiye gukina akinira ku mateleviziyo atandukanye mu Bwongereza mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu. Yabonaga amahirwe yo gukina byatumye amenyerana n'ikinamico n'amarushanwa y'ikinamico n'imyiyereko kuri televiziyo. Gukina Yesu byo byamuhaye izina rikomeye cyane. Abonye uru ruhare ubwo yari afite imyaka 33 y'amavuko kandi ko yakinnye byashimishije abantu benshi, cyane cyane bituye n'uko yerekanye Yesu mu buryo bwuzuye ubwitonzi n'icyubahiro. Uru ruhare rwamuzaniye izina rikomeye mu mateka y'amafilime akina inkuru za Bibiliya. Uyu mugabo Robert Powell nyuma yo gukina Yesu muri Jesus of Nazareth mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi yakinnye izindi filime n'ikinamico bitandukanye, akomeza urugendo rwe nk'umukinnyi wa filime uzwi mu Bwongereza no ku isi hose. Uyu mugabo nyuma yo gukina filime ya Yesu yakomeje gukina n'izindi filime. Zimwe mu z'ingenzi yakinnye harimo The 39 Step yakinnye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'umunani, aho yakinnye nka Richard Hanna, filime yashingiye ku gitabo cyanditswe na John Buchan. Indi filime yakinnye ni Haken yakinnye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani, yitwa Gregory Wolf. Muri iyi filime ivuga ku mugabo ufite imbaraga zidasanzwe z'uburyo bwo gukiza abarwayi n'ibindi bitangaza. Iyi filime ikubiyemo ibijyanye n'ububasha bw'amayobera n'umubano w'abantu n'ubuyobozi bw'ibanga. Iya gatatu yakinnye ni Chaka Zulu yakinnye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu. Robert Powell yakinnye nka Dr. Hanif Film. Muri iyi filime yamamaye cyane ivuga ku buzima bwa Chaka Zulu, umwami w'Abazulu wamenyekanye mu mateka ya Afurika y'Epfo. Iyi filime yashimishije benshi amateka ya Chaka n'umuco w'Abazulu. Iya kane yakinnye ni Hobby City yakinnye mu mwaka wa 2005 kugeza muri 2011, yagaragaye nk'umuganga witwa Mark Williams. Iya gatanu Detective yakinnye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani, aho Powell yanakoze mu bikorwa by'ikinamico kuri televiziyo no kuri radiyo, harimo ibihangano n'ibiganiro bitandukanye, harimo gukina mu mikino y'amajwi, aho yagaragaye cyane kubera ijwi rye yunguruye n'imyitwarire ye myiza. Powell amaze imyaka myinshi izina mu buhanzi kandi yanagiye akina ibiganiro n'amafilime y'ingenzi mu myaka yakurikiye inshingano ye yo gukina filime ya Yesu yitwa Jesus of Nazareth yamuhaye izina rikomeye. Akomeje kugira uruhare mu bindi bikorwa bifitanye isano n'ikinamico no gushimangira ubuhanga bwe mu nyandiko nyinshi ndetse n'ibikorwa bijyanye no kujyana ibiganiro n'abakunzi ba filime. Abantu benshi bamufataga nk'uwakinnye neza Yesu kubera gukomeza gukina mu buryo butandukanye kandi atagaragara mu mateka y'isi ya sinema gusa, ahubwo no mu mibereho yo kwiyubaka kwita ku muryango we. Mu myaka yakurikiyeho Powell yakomeje ibikorwa byo gukina no gusoma ibyanditse mu bikorwa bitandukanye, yirinda gusa kwangiza izina rye nubwo atarasigaye aboneka cyane nk'uko byari bimeze mu myaka ya 1980. Powell yagiye yitabira ibikorwa bitandukanye ku giti cye n'uburyo bwo kwerekana ubumenyi mu buvanganzo nyabwo. Robert Powell yashakanye na Barbara Rhodes, umukinnyi w'ikinamico w'umunyamerika mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatanu. Bafitanye abana babiri, umukobwa witwa Katy Powell n'umuhungu witwa Barney Powell.
umuryango wiyubashye kandi bakomeje kugira ubuzima busanzwe atari ubwo mu itangazamakuru. Weli yagiye atandukanya cyane ubuzima bwe bw'umwuga n'ubuzima bwe bwite bw'umuryango, akaba yahisemo kwirinda gushyira abana be mu itangazamakuru no kubashyira mu nzira ze z'umwuga. Barbara n'abana babo kandi bagiye bashyigikira se mu rugendo rwe rw'ubunyamwuga. Weli bafite imyaka igera hafi kuri 80 kandi akiri kwitabira ibikorwa bitandukanye by'umwihariko mu bice byerekeranye n'amateka cyangwa ibitaramo by'ikinamico bya kinyamateka. Uyu mugabo Robert Powell wakinnye ari Yesu benshi bibaza niba ari umukristo, gusa ntiyigeze agaragaza ku mugaragaro ko ari umukristo cyangwa ngo agire ukwemera runaka agaragara ku bijyanye n'idini. Mu biganiro yagiye agirana n'abanyamakuru yagaragaje ko kugira uruhare rwa Yesu muri Jesus of Nazareth ni inshingano itoroshye y'ubunyamwuga, kandi ko yakinnye yitondeye cyane kugira ngo yubahirize icyubahiro n'agaciro by'iyo nshingano idasanzwe. Mu buryo bw'umwuga Powell yivugira ko atigeze akina Yesu kubera ko yari afite ukwemera cyangwa idini ryihariye, ahubwo yashakaga kugaragaza uburyo Yesu asobanurwa muri Bibiliya n'uburyo abantu bamufata nk'umuntu w'icyitegererezo mu mahame y'ubuntu, urukundo n'ubumuntu. Robert Powell akomeza avuga ko kuba yarakinnye ari Yesu byari gukora umurimo wo kwigana no gushyira mu bikorwa ibyo yari asabwa nk'umukinnyi wa filime. Ku bijyanye n'imyemerere y'ukwemera, Powell ntigeze abyerekana cyangwa bigaragaze ku mugaragaro. Uyu mukinnyi wa filime Robert Powell avuga ko nubwo gukina ari Yesu byamugejeje kure bigatuma ariko byamuteye n'ikibazo cy'uko abantu benshi bamufata nk'aho ari we Yesu nyawe, kubera ukuntu yakinnye neza uwo mwanya muri Jesus of Nazareth. Kubera uburyo yerekanye Yesu mu buryo buhambaye kandi bworoheje, abantu benshi bamufata nk'umuntu ushimangira ishusho ya Yesu mu buryo bugaragara. Nyuma yo gukina iyo filime, hari aho yagiye ahura n'abantu bamutega amatwi cyangwa bamubona mu buryo bwihariye, bitewe n'uko bamufataga nk'aho ari Yesu cyangwa se ufite uko ahura na Yesu cyane mu buryo bwihariye. Ibyo bigatuma bakunda Yesu mu bitekerezo byabo. Powell yivugiye ko gukina Yesu cyari inshingano ikomeye kandi yasabwe kwitonda ngo yubahirize kandi yerekana agaciro k'umwihariko Yesu afite mu mico itandukanye. Nubwo siko byatumye abantu benshi bamufata gutyo, ubwo yagiye agaragaza ko yari inshingano y'umwuga w'ikinamico kandi ko adashaka ko abantu bibagirwa ko ari umuntu usanzwe atari Yesu ubwe. Iyi filime Jesus of Nazareth niyo filime yarebwe cyane ku isi, aho abasaga miliyoni 6 bayirebye mu gihe isi ituwe na miliyari 7. Gusa nubwo iyi filime yagize uyu mugabo Robert Powell icyamamare, ntabwo yigeze ashimishwa n'uko abenshi mu bayirebye bamufata, aho bamwe bazwa Yesu Kristo w'ukuri. Gusa we ntanezezwa no kuba abantu bamuramya, aho usanga ahantu basengera bamanitse amafoto ye mu mazu y'abantu, mu modoka, ndetse bamwe banamupfukama imbere. Muri urwo rwego, kuva filime yakina mu mwaka w'1977, yagiye avuga ku mbuga nkoranyambaga ze kenshi abwira abantu ko atari we Yesu Kristo, aho mu magambo ye yagize ati: "Narabivuze guhera mu mwaka w'1977 kuva nakina iyi filime kandi nzakomeza mbibwire isi. Ntabwo ndi Yesu Kristo, yari umugabo w'umwaktere w'umukomediyani usanzwe. Nakinnye filime kugira ngo ngire icyo ninjiza mu buzima bwanjye. Ndambiwe no gukomeza kubona amafoto yanjye mu mazu y'ahantu baramiriza Imana. Ntabwo ndi Imana, mujye muramya Imana."